mwanadamu hawezi kutoa, haufananishwi na kitu chochote, haufananishwi na kitu chochote. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa, haufananishwi na mtu mwingine, haufananishwi na mtu mwingine, haufananishwi na kitu chochote. Wewe ni Mungu mtetezi wa wajane, haufananishwi na mtu mwingine, haufananishwi na kitu chochote. Kristo urera, iteka ryose turaguhimbaje. Paria molengia avisation mokilipa de la litige, samaridije agitation mokilipa de la litige saya, adenonce makilipa de la litige samalongi atonevali, ebondiza mwangi la kinotaria sikalitation, Maria molingi cha andolation mokilipa de la litige. Ubugingo bwacu turakwiyegereje data wa twese, ubuzima bwacu turakwakiriye, ntawe musa nta n'uwo muhwanye. Iteka ryose Elimeria Dovaya, iteka ryose Yesu urakomeye, iteka ryose mwami w'abami uratangaje, kandi elonge mwandi la siva garia abinosaki la ritikisa molengization etandilere. Ubugingo bwacu Yesu, ubuzima bwacu Yesu buri mu kuboko kwawe data wa twese, kuko nawe uhanye nawe Mana, kandi nta nusa nawe mwami w'abami, kugira ngo ubwiza bwawe n'imbaraga zawe Yesu zibashe kuganza mu bugingo bwacu, mu gihe gisadiki mwami, mu gihe kiremerereye ibitekerezo byacu mwami, turakwakiriye kugira ngo data tugendane nawe muri byose. Ishimwe rikugarukire mwami w'abami, uhimbazwa kuko uri umwami, uhabwa icyubahiro kuko uri umwami w'abami. Turakwakiriye mwami Imana muri uyu mwanya, kugira ngo urusheho kubana natwe kandi uganiriza ubugingo bwacu, kandi uganiriza ubugingo bwacu mwami Yesu. Uburinzi bwawe bube ku gihugu cyacu, uburinzi bwawe bube ku itorero ryacu, uburinzi bwawe bube ku bwoko bwacu, uburinzi bube ku itorero ryawe mwami Imana, uburinzi bwawe data wa twese. Duhamagaye Imana isumba byose kandi Imana ikora, Imana izayitegereza iriya mu mwijima, ni wowe ubayo. Nico gituma data vuze ngo izina ryawe Yesu, ni wowe data wa twese. Ela ngasima dinilo paria mokilanda masivasyo etadile. Yesu Kristo ndaguhimbaye, uri umuco mu mwijima, uzumuri kacu z'umwijima mwami Yesu. Nico gituma data wa twese iteka ryose tukwambaza k'Imana isumba byose kandi k'Imana ikomeye. Asigaye mwami wacu bana natwe kandi uganiza ubugingo bwacu muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bwana sifiwe. Ndagira ngo tubashe kuganira mu mwanya mutoya, ariko turashima Imana kubwo kutunezeza no kunezeza imitima yacu mu gihe gisa n'iki ngiki kimeze gutya. Turashima kuko Imana izitwishimisha ibyishimo bikomeye, ibicishije mu gihe gikomeye cyane, ariko Imana ikarushaho kutwishimisha kubera kuko iteka ryose ari ibyishimo byacu kandi ari umunezero wacu. Ibuka ijambo rivuga ngo kwishimira Uwiteka nizo mbaraga zacu. Mwishimira Imana nayo izabahereza iby'umutima wishimira, iby'umutima wanyu ukeneye. Abadukurikirana bose, imbaraga zo gusubizwa kwawe, imbaraga zo kugira ngo Imana ibashe kugusubiza, imbaraga zo kugira ngo Imana ibashe kuba hafi yawe, nuko wirema mu ibyishimo
kwishimira Uwiteka nizo mbaraga zawe, kwishimira Imana niyo maboko yacu kandi niyo mahoro yacu, nabyo byishimo byacu. Ndagira ngo tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya. Navuga amagambo abiri, ndababwira hejuru y'inshuti, ariko turasoma ahantu hamwe. Wenda uri buze gukenera gusoma henshi, araza gusoma muri Samweli wa mbere mu bice 18, araza kumenya amakuru ya Samweli, amakuru ya Dawudi na Yonatani, ubushuti bwa Dawudi na Yonatani. Ariko turaza kuvuga ku bundi bushuti nabwo, ariko butari inshuti nziza, butabaye inshuti nziza. Dawudi na Yonatani babaye inshuti bikomeye kandi cyane. Ndababwira hejuru y'inshuti nziza n'inshuti mbi. Usome amagambo yanditse muri Samweli wa kabiri ibice 13 n'umurongo, turahera ku murongo wa mbere kugira ngo tuze kujumva neza. Samweli wa kabiri ibice 13 umurongo wa mbere haravuga ngo, kandi Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwaga Tamari. Bukeye Amunoni mwene Dawidi aramubenguka. Amunoni ahagarika umutima ku bwa mushiki we Tamari, bituma arwara kuko yari umwari, kandi abona ko bimukomereye kugira ngo icyo yamukoraho, kugira icyo yamukoraho. Ku murongo wa 3 aravuga ngo, Amunoni yari afite inshuti ye yitwaga Yonadabu mwene Shimeya mukuru wa Dawidi. Kandi Yonadabu uwo yari umugabo w'ingurumbanya cyane. Aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, niki gihora kikunanura uko bukeye ntiwambwira? Amunoni ati, umva nabengutse Tamari mushiki wa mwene data Abusalomu. Ku murongo wa 5 aravuga ngo, Yonadabu aramubwira ati, iryamire ku buriri bwawe wirwaze, maze so naza kukureba umubwire uti, ndakwinginze reka mushiki wanje Tamari aze ampe icyo kurya, andekere ibyo kurya hano imbere yanje, kugira ngo mbirire mu ntoke ze. Amen. Dusomye amagambo nari mvuze ngo ndababwira hejuru y'ubushuti. Hariho inshuti nziza, hakabaho n'inshuti mbi. Ariko ubundi mu buzima busanzwe iyo umuntu afite inshuti ntazabasha kumenya ko ari inshuti mbi cyangwa se ari nziza. Inshuti yose yaba mbi cyangwa nziza izayitwa ko ari inshuti. Amagambo twasomye amagambo ya Amunoni na mwene se wabo witwa Yonadabu. Bukeye umunsi umwe ngo Amunoni yagiraga mushiki we witwaga Tamari, bari batandukanye kuri ba nyina, ariko se bose yari Dawidi. Bukeye ngo aramubenguka, yumva aramurarikira, mu yandi magambo agirira rya mushiki wiwe, ariko ngo yabitekereza mu bitekerezo bye akumva nta buryo yogera kuri mushiki wiwe ngo abashe kumusambanya, waza kugisha inama inshuti yiwe. Icyo nashatse kubabwira rero hejuru y'inshuti ni amagambo abiri. Inshuti nziza nasanze ari umuterankunga w'icyo washoboye kugira ngo kibashe gutera imbere, agasubira kandi akaba umwanzi w'intege nke zawe kugira ngo zitabasha gutera imbere. Ariko inshuti mbi ni umuterankunga w'intege nke zawe kugira ngo zitere imbere, akaba umwanzi w'icyo washoboye kugira ngo kibashe gusubira inyuma. Iteka ryose inshuti mbi iteka ryose izirwanya icyiza washoboye, izirwanya imbaraga yawe. Iteka ryose inshuti mbi izitera inkunga icyo wananiwe kugira ngo kibashe gutera imbere. Iteka ryose inshuti mbi ni umwanzi w'ibyiza
wagezeho. Amen. Ndagira ngo bavandimwe, icyo tugomba kuganira muri uyu mwanya, icyo mbabwira muri uyu mwanya, witekerezeho mu buzima bwawe. Twavuze amagambo y'abagabo babiri, y'umugabo wari ufite inshuti yiwe, aje kumugisha inama bisanzwe. Yonadabu yari inshuti ya Amunoni. Bukeye Yonadabu aza kugisha Amunoni, aza kugisha Yonadabu inama yo gusambanya mushiki wiwe. Yonadabu aramubaza ngo se wa mwana w'umwami we, niki gihora kikunanura iteka ryose? Iminsi yose urananurwa niki? Niki kikuremerereye? Kimwe nawe uyu munsi wa none, niki kikunanuye? Ntiwoba warabengutse abameze nk'abo ngabo nawe ndiwoba ugeze ku ntambwe kuja kugisha inshuti yawe inama yo gukora nk'ayo mafuti uriya mugabo yakoze. Ariko tekereza, ugiye kugisha inama. Umuntu wese mu buzima bwe agira inshuti yiwe, agira uwagisha inama. Iyo dusomye ku magambo ya Samuel ya Dawudi na Yonatani, babaye inshuti nziza kugera ku rwego rwaho ngo bamera nk'agati gakubiranyije. Bavandimwe, ubushuti nifuza ko wagirana na mugenzi wawe ni ubushuti bwa Dawidi na Yonatani, kuko ubushuti bwa Yonadabu na Amunoni bwatumye Amunoni asambanya mushiki wiwe kandi biza kumuviramo urupfu. Inama yamugiriye, yaramubaje ngo se niki kunanuye? Aza kumubwira ijambo, aramubwira ngo nabengutse mushiki wanje. Iyo aje kuba inshuti nziza aba yaravuga ngo ceceka, tusubire kuvuga iryo jambo. Ariko kubera kuko yari inshuti mbi, amutera inkunga kugira ngo abashe gusohoza umugambi mubi yaragize. Bavandimwe, iteka ryose nugira inshuti mbi, uzamenye ko izagufasha gusohoza umugambi mubi, uzamenye ko izagufasha gusohoza icyo ibishuko byawe, uzamenye ko izagufasha gusohoza indege nke zawe. Ariko nugira inshuti nziza, iteka ryose izi kurwanaho. Yonatani yarwanye kuri Dawudi ibihe byose byo kubaho. Aramubwira ngo ntacyo uzaba kiri kumwe nawe, nta na kimwe ntacyo data azagutwara kiri kumwe nawe. Icyo ngira ngo mbabwire muri uyu mugoroba wa none, ndagira ngo abankurikiye banyumva utekereze ku nshuti yawe. Nawe utekereza ko uwo mushuditse uyu munsi wa none, ni iyihe nama aza kugira? Si umuterankunga w'intege nke zawe. Hari igihe umuntu abwira umuntu kuko yagize irari runaka, uwundi akamutera inkunga zo kugira ngo basohoze rya rari ryiwe. Ariko iyo si inshuti yawe, ahubwo ni inshuti mbi, ntabwo ari inshuti nziza. Ariko umuntu urwanya intege nke zawe, iteka ryose iyo ugishije inshuti nziza ukamugisha inama, umubwira ku ntege nke wagize, aza kubwira ngo ceceka ntibibaho gukora ibyo ngibyo. Ariko kubera inshuti mbi, niyo mpamvu mubona isi yose yandujwe no gushudika nabi. Iyo washuditse nabi uzugira umwanda, uza wandura. Ariko iyo washuditse neza, uzutungana mu bitekerezo, uzutungana mu mitekerereze. Kuko inshuti zacu kenshi, inshuti nziza iteka ryose izigukururira mu byiza, inshuti mbi iteka ryose izigukururira mu bibi. Tekereza ku nshuti yawe uyu mugoroba wa none, tekereza ko musangira, tekereza ko mugendana, tekereza ko muvugana, tekereza ko muganira. Utekereze inshuti mumaranye igihe izo yakugejejeho, niba itararushijeho kugusubiza inyuma. Utekereze niba yaragushize imbere, niba yaragutejeje imbere, ukomeze ube inshuti nawe. Kandi niba yaragusubije inyuma, umwiyambure, si inshuti nziza. Ubushuti bwa none bwawe nkwifuriza kuri mugoroba none, ndakwifuriza kugira ubushuti nk'ubwa Yonatani na Dawidi, kuko bwari ubushuti bumurinda kugwa mu kibi, bwari ubushuti bumurinda gupfa. Ariko ubushuti bwa Yonadabu na Amunoni ni ubushuti bwageze ku rwego rwo kumwicisha. Nawe inshuti yawe yo kwicisha. Niba inshuti nziza izagukura mu rupfu, ariko niba inshuti mbi izaguta mu rupfu. Irinde rero muzukora mu mugendana nabo no mu mushudika nabo. Ibihe byose uzutekereza kuri mugenzi wawe n'uwo mugendana nabo. Ijambo ry'Imana ribaganze, ijambo ry'Imana ribane natwe, tugende tugira inshuti nziza kandi tugira ibitekerezo bigororotse. Mugira amahoro, Data wo mu ijuru abiteho iteka ryose. Murakoze. Amen.